Umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yaba ubukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibikombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko kwiseta ya Giheka hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. Borozi b'amatungo magufi Super Fresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenya bose bwo ku mugabane w'Uburayi Intraco Feeds. Kuri iyi nshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora kuko Super Fresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibiryo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye zigakura neza bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube guhera uyu munsi mu biryo ingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10 ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero ureba kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa Kundagara. Super Fresh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intraco Feeds kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru 6 gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga. Intraco Feeds iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara. Kuva ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubuholandi ubu sosiyete nyarwanda Super Fresh n'abashoramari b'Abaholandi batuzaniye mu Rwanda inkoko nziza cyane z'amagi zigusiga inoti mu gihe gito cyane nawe ukabubarirwa mu baherwe. Ni inkoko ziza ari imishwi y'umunsi umwe kandi zifite inkingo zose zibanze ibi biziha ubudahangarwa buzirinda ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru. Nawe kora komande vuba tukugezeho izi nkoko zawe zigusiga ifaranga. Super Fresh wadusanga Nyabugogo aho dukorera cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ziri kuri ekara yawe. Banyarwanda Expo y'Intara y'Uburengerazuba izwi nka PSF Western Province Beach Expo ku bufatanye n'Intara y'Uburengerazuba kuri iyi nshuro ndayigutuye kuko igarukanye imbaraga ndetse umugambi wayo ni ukunezeza abazamurika n'abaje kwihahira cyane ko ubu imipaka ifunga saa 6 z'ijoro ama weekend yo nugusohoka kakahava. Wicikanwa kuko bambere bamaze kwishyura stand mu byiciro bitandukanye. Bacuruzi banyengana namwe banyabukorikori muhamagare munyuze kuri 0788 30 18 09 cyangwa 0788 50 12 3 standi zitarashira. Babyeyi ni umwanya wo kwishimana n'abana bajya ku byicungo koga barya ice cream muri ibi bihe bya Noel na Bonane. Iyo ushaka gusirimuka ugendana n'ibigezweho ukajyana n'igihe maze umunezero wawe ukawubonera muri Emimo Motel. Hahandi ababimenye mbere ubu bahorana akanyamuneza kubera igikoni gihiga ibindi. Ku mwihariko wa Zingaro uryo ugasigara wikoma umunwa akabenzi kacu ko nigaruka wiyongeze byagera ku ifi n'inkoko ukabibona mu buryo bwose yaba yokeje cyangwa itetse.
mbega uburyohe ntagereranywa. Tubafitiye kandi ibyumba byujuje ibisabwa, ibitanda byo uraryama ugashira amavunane. Iwacu nta rungu kuko muri weekend tubategurira udushya gusa, kuko ubu twabashyiriyeho silent disco ku wa gatanu no ku wa gatandatu, tugaceza urukweto rugahengama. Emimo Motel iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero hepfo y'isoko unyuze ku gahanda ko kuri ADP. Wahamagara 078 31 88 524. Emimo Motel, ibyishimo nyabyo bituruka iwacu. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi nguhitiyemo. 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios, your image will stamp your heart. Te prouver comme je suis grand. Umugaragu w'umworozi mu bijyanye n'uburyo kibwaki, mu buryo bwo kugira ngo turusheho kugenda tuzamura ibikorwa byacu, yaba muri serivisi z'ubuhinzi yaba no muri serivisi z'ubworozi. Igihembwe cy'ihinga iyo tukinjiyemo ubwo tuba tugiye mu buhinzi, twagera mu bijyanye n'ubworozi nabwo tukaba tugiye mu korora. Ibyo rero byose ni ukugira ngo tuze kurushaho kugenda tubana muri iki kiganiro, nkubwira ngo noneho twongeye twagarutse ku buhanga bw'ibyuma. Hari Yves Iradukunda, nanjye nyine mubona muri kano kanya ndi Manirahunda Jean Paul. Tugiye kuganira rero ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni gute umworozi w'ingurube yagabura no ngo umusaruro we wiyongere. Murabizi neza ko iyo tugeze ku bworozi nk'ubu ngubu baravuga ngo dusya tutanzitse, kubera ko tuba tugomba kwigisha umuntu kuva ku kubitiro kugera abashije kumenya uburyo bwo kwinjira mu bworozi cyangwa se kuba yakorora mu buryo bwiza cyane. Mu kiganiro cyacu nk'uko mwagiye mubibona, ntago ndi buze kuba ndi njyenyine, ndufite abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, nk'aho mwabonye ko turi kumwe na Intracofeed by'umwihariko Intracofeed akaba ari company ya Super Fresh ikuzanira ibirungo, yaba ibirungo by'ingurube, yaba ibirungo by'inkoko, yaba ibirungo bivangwa mu biryo by'amatungo kugira ngo ya matungo yawe yororoke. Nimba rero umworozi w'ingurube, reka nkurangire kino kirungo cya Intracofeed kugira ngo nawe ubwawe ubashe kuba wakora ubworozi bw'ingurube zawe, yaba ingurube zitanga uburyo bw'inyama, yaba ingurube zitanga uburyo bwo kororoka cyangwa se uburyo bwo kubyara. Ibyo byose ibi birungo birahari kugira ngo ubashe kuba wagira wabona umusaruro mwiza cyane. Rero tutaranatangira ikiganiro cyacu, reka nkubwire ngo birashoboka ko ushobora kuba ufite ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi. Reka nkwibwirire yuko mu karere ka Rubavu, hariya ku mucanga wa Rubavu, neza ku mucanga wa Rubavu, mwateguriwe icyitwa PSF Western Province cyangwa se Western Province Beach Expo. Yves, ndagira ngo izo ngurube tuzikuremo kugira ngo turusheho kugendana na PSF, noneho turebe kuri iyo expo. Murayibona Yves aba ari update cyane. Aha rero reka nkubwire ngo nimba waracikanwe, nimba utarabasha gufata umwanya ngo ubahamagare bakukorere icyo bita reservation, aha ngaha waracikanwe. Kuko kuri ino nshuro reka nkubwire ngo ni expo navuga ko igiye kuza ifite imbaraga zikomeye cyane. Tekereza expo kuko bambere umucanga wa Rubavu, namwe murahabona, abahazi murahazi. Noneho by'umwihariko kuri iyi nshuro, yaba abantu b'Ibukavu, yaba abantu ba Goma, abo bose baratumiwe kubera yuko ngubu imipaka iruguruye, wa mugani w'umurundi. Imipaka irafunguye, kandi twibuke yuko umupaka, yaba umupaka wa Petite Barriere, yaba umupaka wa Grande Barriere uzwi nka La Corniche,
iyo mipaka yose ifunga saa sita z'ijoro. Murumva rero urujya n'uruza, muze muhahe ariko noneho ngwino nawe ucuruze. Rero ntabwo wakora iki, ntabwo waba uvuga ngo wabuze ahantu hahira ibintu, wabuze ahantu ucururiza ibintu byawe. Ahangaha dore niho nguhaye, gana muri no expo ya Western Province Beach Expo, ubanze ufate stand hakiri kare kugira ngo ibicuruzwa byawe bizabe biri mu myanya y'imbere. Nimba ufite serivisi, yaba serivisi z'ubwubatsi, yaba serivisi zijyanye n'amabar na restaurant, yaba ibyokezo, yaba ari serivisi zijyanye no kuba wenda ufite ibindi bintu ukora, ahangaha niho nkubwiye ngo va ku giti doromo. Reka rero noneho wenda twanzike n'ikiganiro cyacu. Murabizi neza yuko muri Zahabu ya Twese nyine tunabafitiye Mimo Motel, ariko abo ngabo turaza kugenda tubagarukaho muri kino kiganiro. Reka maze nakire umutumirwa wacu, nk'uko uyu munsi turi kumwe na MD wa VAF Shirimu Jean Claude. Mumaze kumenyera cyane, yewe no muri no minsi amaze iminsi ahugura aborozi. Nifuje kongera kumugarura ko si ubwa mbere tumwakire mu kiganiro Zahabu ya Twese, kandi by'umwihariko nawe kuri ubu ngubu noneho yabaye umufatanyabikorwa w'ikiganiro, kuko nawe afite ubworozi. Nkeka ko abantu njya noherezayo mutajya mugira ikibazo na kimwe, mugenda bakabasobanurira mu buryo bwiza cyane. Ngo ikaze mu kiganiro. Yego, murakoze cyane, ndabishimiye nanjye. Rero wakongera ukibwira abadukurikiye ko birashoboka ko BTN yungutse abakiriya bashyashya atari babandi ba kera. Ya, murakoze cyane. Nitwa Shirimu Jean Claude, benshi turamenyeranye. Ndi umuhinzi mworozi wabigize umwuga. Nkorera mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Kageyo, ariko dufite n'ibikorwa hirya no hino. By'umwihariko rero tukaba tworoye ingurube ku buryo bw'umwuga. Abantu bazi ikigo cyacu cya Vision Agribusiness Farm. Turoroye, turigisha, turoroza, byose turabikora. Ibintu byose bigendanye n'ubworozi bw'ingurube turabajyanama. Yego. Rero reka ngushimire cyane kuba wongeye kwemera kwitabira ikiganiro cyacu, aho uyu munsi tugiye kuganiriza umworozi ku bijyanye n'uburyo ki bwo kugabura kugira ngo umusaruro we uze kwiyongera. Uyu munsi ndagira ngo tuze guha abantu ijambo cyane kugira ngo baze gusobanukirwa. Baraza guhamagara kuri 078 666 8503. Nagira ngo noneho mbanze nguha umwanya nanone wongera ubanze usobanurira abantu Vision Agribusiness Farm ikora iki, yavutse ite, ibayeho ite, kugira ngo wa muntu mushyashya abashe kumenya ngo ningana VAF bizaba bimeze gute. Hanyuma turaza kugaruka twamamaza kugira ngo tuze noneho kongera kwinjira mu kiganiro. Ya, murakoze cyane. Vision Agribusiness Farm ni ikigo, ni company iriho kuva muri 2008. Urumva ko tumaze imyaka myinshi. Ariko by'umwihariko ikaba yaratangiye igikorwa cyo korora ingurube ahagana muri 2009, dutangiye gukora ubworozi bw'umwuga. Iyo tuvuze ubworozi bw'umwuga ni uburyo umuntu yororamo agamije inyungu, ariko akabikora ku buryo bw'umwuga. Kubikora ku buryo bw'umwuga nabyo nabisobanuraho, ni ukuba ufite amatungo meza atanga umusaruro, uyoroye neza, uyakurikirana neza, by'umwihariko unakoresha n'inzobere kugira ngo koko wa musaruro ugereho. Dutangiye korora rero amatungo yacu yarororotse, tubona twakwiha intego nk'eshatu. Hariyo kugira ngo twiteze imbere, hariyo koroza abandi, ariko by'umwihariko hari no gusangiza ubumenyi abandi kugira ngo koko uwo mwuga urusheho kuba watera imbere. Rero turishimira ko ari umwuga umaze gutera imbere, kuko amaze kuyoboka ni benshi. Abagiye basura ikigo cyacu ni benshi, ari abari basanzwe boroye, ari abari bagiye gutangira korora, ku buryo ubona ko umwuga w'ubworozi bw'ingurube ufite aho ugeze mu gihugu. Icyo ntasubiza hano ukuvuga ngo tworoje bande cyangwa bangahe, ni benshi. Yego. Ni benshi cyane bamaze kutunyura imbere. Ni nayo mpamvu ubu ngubu ikintu dushyize imbere cyane ni ukubongerera ubumenyi kugira ngo barusheho kubikora by'umwuga, babashe kwiteza imbere, kuko itungo ry'ingurube ryari rizwi nk'itungo risuzuguritse, itungo
wenda abantu batanaganiragaho cyangwa ngo bavugeho byari haramu byari haramu reka tubyite gutyo ntabwo mbega umuntu yarayiganiraga ukumva nta irasebetse no kuyivuga ubwayo ujya wumva n'amazina bagenda bayiha ngo ni Ruhungumukiza ariya amazina yose bayiha ni ukugira ngo bareke kuyivuga ariko kuri ubu ngubu uwiteje imbere ayivuga yemye nk'uko Kagame yabivuze mu ndyohesha birayi njye ndumva rero ari ikintu kinshimisha cyane kuko aho twatangiriye nta matungo meza twari dufite nta umukobwa wawe ateruye utugurube cyane kubona nabo iyo nabira nabyo turabishima cyane ko iyo umubyeyi afite icyo akora umwana akamwigira ashobora no kuzavamo undi umurenze ntibyanashobokaga no kuyiterura byanashobokaga no kuyegera yaba ari n'umuntu mukuru tujya tugira abantu baza kwimenyereza hariya cyangwa no kudusura akaba atayikoraho ariko uko agenda abana nayo nyuma y'iminsi ngaho ugasanga arayiteruye nk'uriya mwana cyangwa arimo arayikoraho arayoza aragira gute ni ibintu rero twishimira ku buryo twumva ko icyo gice cya gatatu cyo gusangira n'abandi ubumenyi ubu ni ikintu dushyize imbere kuko tugira abadusura baje kureba koko ibyo dukora ibyo ari byo ariko by'umwihariko tukagira abaza bashaka kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi borore neza bya kijyambere biteze imbere kandi kuko bagere ku rwego bifuza ubwo rero ni ukuvuga ngo VAF irasurwa umunsi ku munsi turifuza ko n'abandi badusura ariko by'umwihariko dutegura amahugurwa afitiye akamaro abari muri uwo mwuga cyangwa bashaka kuwinjiramo kuko Vision Agribusiness Farm ntabwo twiheranye ubwo bumenyi dufitanye imikoranire myiza na leta ndashaka kuvuga RAB na Minagri ariko dufite n'ikigo cy'Abahorandi cyitwa PUM kitwoherereza impuguke kugira ngo abadusuye koko babone amasomo ahagije n'ubu tuvugana ejo hari kuwa gatandatu w'igishize twari mu mahugurwa ndabona Yves yadushyiriyeho uyu ni Umuhorandi umaze imyaka irenga 40 mu bworozi bw'ingurube waje kudufasha kugira ngo ahugure abantu aba bantu rero uri kureba hano bari mu byiciro bitatu harimo abanyeshuri harimo aborozi by'umwihariko ariko hari n'abantu ubwabo bashaka gutangira uyu mushinga kandi urabona ko abenshi ari urubyiruko ubwo rero ibyo ngibyo bituma twebwe tubona ko ejo n'ejo bundi tuzaba dufite koko aborozi babikora neza bya kinyamwuga birumvikana ariko noneho ndibaza ngo ndabona ishuri ririmo abantu ubona abantu banyotewe gute kuza kwiga kuvoma ubumenyi ni ikintu nshima cyane kuko nta bundi buryo budasanzwe dukoresha kuko dukoresha imbuga nkoranyambaga nawe wemera ko imbuga nkoranyambaga zirakora kuko kera iyo umuntu yajyaga gutumira umuvandimwe wenda afite nk'ibyiza ashaka kumusangiza yashobora kujya ku gasozi agatuma umwana akavuga bimwe agasanga uwo yagiye guhinga cyangwa bakabisikana imbuga nkoranyambaga zirakora ziravuga kubera ko dushyiraho post ivuga ngo muri uku kwezi tuziga ku ngingo ivuga kugaburira amatungo yacu kugaburira ingurube kuko nk'uyu Muhorandi twari dufite ahugukiwe cyane ibintu byo kugaburira amatungo mu kwezi kwa gatanu twari twazanye yarahugukiwe ku bintu bijyanye no gutera intanga mu ngurube tuzazana n'abandi bajyanye no kumenya uko ifamu yikurikirana uko bakingira amatungo byinshi ubu rero iyo tubona abantu bitabira amahugurwa gutya bitugaragariza inyota bafite ku bw'ibyo rero ndashima cyane by'umwihariko itangazamakuru cyane nka BTN kuko buriya urumuri cyangwa ikiza ntawe ugihisha yego ku buryo twumva ko topic tuzategura ubutaha cyangwa ingingo tuzaganiraho ubutaha abantu bazajya bagenda biyongera yego rero nk'iyi ngiyi turashima ko abaje aha twari tugitangira umubare wabaye munini ariko bagiye bishimye kuko ni nko kwiga dukora ibyo tuvuze turanabireba tukareba n'uko bikorwa kandi twarangiza tukareba umusaruro byatanze rero ndashima cyane ko muri VAF
abantu batugana kandi bakahigira byinshi. Biragaragara ko n'abantu muri kuri YouTube ndimo ndababona muze kutwandikira rwose muze kutwandikira mutubwire muduhe comment nimba ushaka no kuba hari ibyo wabaza ushobora kutubaza uciye kuri YouTube uko ndabona ko murimo kugenda muzamuka muri benshi. YouTube yacu ni BTN TV Rwanda. Reka rero mubwire ngo hamagara kuri 08666 850 Ive reka tuanze twongere dutumike dutubikire abadutumye hanyuma none mu kanya tugaruke none dutangira kwakira amatelefone ko ndashaka ko Shirimu uyu munsi abantu baze kumugira gute baze kumubaza nicyo kintu namuzaniye araza kutubwira noneho turagaruka tubwira kubijyanye no kugabura dore ko bamaze iminsi babihuguramo abantu ariko noneho ndifuza ko uyu munsi abitwigisha turi muri studio. Ive umwanya no wawe. Kuva ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'ubuholandi ubu sosiyete nyarwanda Superfresh n'abashoramari b'abaholandi batuzaniye mu Rwanda inkoko nziza cyane z'amagi zigusiga inoti mu gihe gito cyane nawe ukabubarirwa mu baherwe. Ni inkoko ziza ari imishwi y'umunsi umwe kandi zifite inkingo zose zibanze ibi biziha ubudahangarwa buzirinda ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru. Nawe kora komande vuba tukugezeho izi nkoko zawe zigusiga ifaranga. Superfresh wadusanga Nyabugogo aho dukorera cyangwa ukaduhamagara kuri telefone. Kuva ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'ubuholandi ubu Superfresh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofeeds kivuye ku mugabane w'uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru 6 gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofeeds iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara. Kuva ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'ubuholandi ubu sosiyete nyarwanda Superfresh n'abashoramari b'abaholandi batuzaniye mu Rwanda inkoko nziza cyane z'amagi zigusiga inoti mu gihe gito cyane nawe ukabubarirwa mu baherwe. Ni inkoko ziza ari imishwi y'umunsi umwe kandi zifite inkingo zose zibanze ibi biziha ubudahangarwa buzirinda ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru. Nawe kora komande vuba tukugezeho izi nkoko zawe zigusiga ifaranga. Superfresh wadusanga Nyabugogo aho dukorera cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ziri kuri ekara yawe. Banyarwanda Expo y'intara y'Uburengerazuba izwi nka PSF Western Province Beach Expo ku bufatanye n'intara y'Uburengerazuba kuri iyi nshuro ndayigutuye kuko igarukanye imbaraga ndetse umugambi wayo ni ukunezeza abazamurika n'abaje kwihahira cyane ko ubu imipaka ifunga saa 6 z'ijoro ama weekend yo nugusohoka kakahava. Wicikanwa kuko bambere bamaze kwishyura stand mu byiciro bitandukanye. Bacuruzi banyengana namwe banyabukorikori muhamagare munyuze kuri 0788 30 18 09 cyangwa 0788 50 12 stand zitarashira. Babyeyi ni umwanya wo kwishimana n'abana bajya ku byicungo koga barya ice cream muri ibi bihe bya Noel na Bonane. Iyo ushaka gusirimuka ugendana n'ibigezweho ukajyana n'igihe maze umunezero wawe ukawubonera muri Emimo Motel. Hahandi ababimenye mbere ubu bahorana akanyamuneza kubera igikoni gihiga ibindi. Ku mwihariko wa Zingaro uryo ugasigara wikoma umunwa akabenzi kacu ko nigaruka wiyongeze byagera ku ifi n'inkoko ukabibona mu buryo bwose yaba yokeje cyangwa itetse. Mbega uburyohe ntagereranywa. Tubafitiye kandi ibyumba byujuje ibisabwa ibitanda byo uraryama ugashira amavunane. Iwacu nta rungu kuko muri weekend tubategurira udushya gusa kuko ubu twabashyiriyeho silent disco ku wa gatanu no ku wa gatandatu tugaceza urukweto rugahengama. Emimo Motel iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero hepfo y'isoko unyuze ku gahanda ko kuri ADP. Wahamagara 0788 31 88 524. Emimo Motel ibyishimo nyabyo bituruka iwacu.
ni nyuma yo gutumikira abadutumye kandi mbabwira ko noneho umurongo nawufunguye ni kuri 0786868503. Nge ni Imanirarunda Jean Paul ndi kumwe na Shirimu Jean Claude aho turimo kwiga ku bijyanye n'uburyo ki umworozi ari gute ashobora kugabura kugira ngo umusaruro we wiyongere. Nyakubahwa Shirimu, munagira noneho twanzike n'ikiganiro cyacu, ariko ndasaba abantu baduhamagare bagusobanuze, kuko uyu munsi nicyo kintu nakuzaniye. Ubundi kugabura bigira ruhare ki mu musaruro w'umuntu? Murakoze cyane. Kugabura ni inkingi nini mu bworozi ubwo ari bwo bwose, tutavuze n'ubw'ingurube, tuvuze ubw'inkoko, tukavuga inka, tukavuga amatungo magufi yose. Kugabura ni ikintu cy'ingenzi gikomeye. Yego. Kuko amatungo, ndibanda ku ngurube cyane, ni nayo ubumenyi bwari buke, izwi nabi, bazi ko ingurube itungwa n'umwanda, ingurube yivuruguta mu byondo, ingurube irya ibyasigaye. Ubu rero harageze kugira ngo abantu basobanukirwe, uri mu bworozi amenye neza ko ingurube ari ikinyabuzima, ingurube ari itungo rikeneye kurya neza kugira ngo ritange umusaruro. Iyo tuvuze kurya neza rero, haro duhita tubisanisha n'abantu, kuko ingurube ifite ikihuriho byinshi n'abantu, ni indya byose kimwe n'umuntu, ariko by'umwihariko nayo ikeneye indyo yuzuye. Ni ukuvuga ngo ikeneye ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibiyitera imbaraga. Yego. Aha rero iyo umuntu ahageze agomba no kwitsa avuga ko amatungo tworoye arya neza kurusha abantu. Arya neza kurusha abantu kuko impamvu mbivuga, umworozi nyawe woroye ahora ashishikajwe no kubona indyo ikungahaye cyane cyane ku byubaka umubiri, ari byo twita poroteyine, bihagije kugira ngo itungo rye rikura vuba. Niba uzasanga rero umworozi w'ingurube, cyangwa ntanga urugero kuw'inkoko, iyo agashwi kavuye mu igi uwo munsi, hari ibiryo kagomba kurya bitandukanye. Nikamara icyumweru, nikamara ibyumweru bibiri, nikamara ukwezi, uko igenda ikura niko umubiri wawe ugenda ukenera ibyubaka umubiri bitandukanye. Yego. Aha rero impamvu nakubwiye ngo amatungo arya neza kurusha abantu, niho uzasanga umuntu we iyo abitekereza ntazi ingano y'ibyubaka umubiri akeneye ku munsi cyangwa ku kigero runaka. Uzajya mu rugo rw'abantu cyangwa mu ngo zacu twese, usange inkono batetse uwo munsi niyo umwana ucutse, uwonka, uwiga, nyir'urugo, umukecuru ubamo bose basangira. Yego. Twebwe mu bworozi ntabwo ariko bimeze. Nk'iyi foto tureba hano, umworozi woroye afite amatungo nk'aya akeneye imfashabere kuri turiya tugurube dutoya twonka, kuko uko ari twinshi dukeneye imfashabere. Yego. Nyina nayo yonsa ikeneye ibiryo byihariye nk'ingurube yonsa, ikeneye intungamubiri zihariye kugira ngo yonse turiya twana twose. Yego. Iyo ducutse dukeneye indyo yihariye. Iyo zimaze gucuka, bamaze kuzitoranyamo izizajya kubyibushywa kugira ngo zijye kubagwa, izizororwa, aho zikeneye ibiryo byabugenewe. Iyo zikuze zikeneye ibiryo byabugenewe. Imfizi zikeneye ibiryo byabugenewe ndetse n'izihaka. Ibyo bintu rero nibyo byatumye tureba ko aborozi benshi ariho bahombera, kuko iyo utamaze kugira ubumenyi mu kugabura, ugabura nabi, abenshi bikabahenda, ubundi ntizinakure. Ukajya ubona utakaza byinshi ugabura, ariko ukabona amatungo yawe ntava aho ari. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, twifuza kugira ngo duhugure aborozi, najya no ku isoko amenye ibiryo arajya kugura ashaka. Niba afite ingurube yonsa, niba afite ingurube ashaka kubyibushya ngo ashyire ku isoko, akamenya ibyo agomba kuyigaburira. Ikindi, tukifuza kugira ngo umworozi agire ubumenyi kuri biriya biryo aba yaguze, ibi bigize kugira ngo igihe bibaye ngombwa nawe abe yabasha no kubyivangira aho bishoboka. Turavuga nko ku borozi batoya. Ikindi ni ugushaka kugira ngo aborozi bagire ubumenyi bw'ibanze kugira ngo byinshi byapfaga ubusa babe babibyaza umusaruro, kuko ibiryo birahenze. Nk'amahugurwa twashoje muri iki cyumweru, navugaga ko twagize amahirwe yo kugira inzobere
tuganira nazo ni ukugira ngo twisanishe na biriya bihugu byateye imbere kuriya mu Holandi boroye kuva kera kandi boroye neza yego kandi uriya yoroye ku giti cyacu nk'uko muri vafu tworoye ariko afite ingurube nyinshi zirenga 1000 iyo akubwira uburyo abyitaho rero biduha natwe isura yatuma umuntu ashobora kubikora yego reka rero ngaruke mu kugabura nyirizina buriya kugabura navuga ko nabicamo ibice bitatu icya mbere ni wa muturage woroye ku musozi udafite icyazi uzi ko ingurube irya ibyatsi uyigaburira ibyasigaye byaba ibi byasigaye mu gikoni byasigaye ku musaruro kuko ya ngurube ari ndya byose iyo uzi uko ibigenza ihangana nabyo ariko ntuzamubaze umusaruro yego abo nibo benshi dufite boroye ku buryo bwa gakondo aba kabiri ni ababashije kugira amahirwe yo kumenya ko hari ibyo zirya nibura byabanje gutunganywa abo uzasanga ari abagabura ibisigazwa byatwakuye nko ku binyampeke bira bita branda yaba iy'umuceri ibigori cyangwa se ingano akagira utundi tuntu avangamo kubera ubumenyi yumvisha bavuga bati ikenera soya ikenera proteine agashyiramo uko abonye ibisigazwa by'amafi yego ibyo byose n'indagara n'icyo akavuga ati iyo mbiteranyije havamo iki abo nabo nabashyira mu cyiciro cya kabiri icyiciro cya gatatu nababikora ku buryo bw'umwuga nk'uko muri vafu tubigenza ukaba uzi neza ko hari inganda zihari zihugukiwe mu kuvanga ibiryo by'amatungo muri bya byiciro byose navuze ukaba wagiye ukabigura kiriya gice cya mbere cy'ababyoroye n'icyo cya kabiri mbihuje uzasanga ari ba bantu bavuga bati nturanye n'ikigo cy'amashuri nturanye na resitora nturanye ahantu ashobora kugenderera bya bindi abantu basigaje akagenda agabura ibyo rero ikivamo ni iki ni uko biriya byiciro bibiri byombi baravunika burya guhora yikoreye ikidobo yajyanye kuri resitora cyangwa ku kigo cy'ishuri akavanayo ibiryo byagaze birimo kirida n'ibindi n'imifuniko y'amacupa byanga bikunda bigira ingaruka ku matungo ye kandi biba byanamuvunnye uzasanga ubimutegera aramuhemba uzajya kubizana uhora bizana aramuhemba wajya kureba ugasanga igiciro cya bya bindi atanga kandi ari umwanda biraruta n'igiciro cy'ikiro cy'ibiryo byakozwe neza abo bantu bakeneye kwigishwa kugira ngo bumve neza ko ririya tungo rigomba kugaburirwa nkiri aho ngaho nkanavuga ko umuntu yanazana n'indi ngingo ivuga ngo no kugira ngo ugere ku musaruro hari ikindi bisabye birasaba ko n'itungo ugaburira ubwaryo uba uzi neza amakuru yaryo kugira ngo ubashe kurigabura rizaguha umusaruro hari abantu bajya bansura nkababwira nti uriya ufashe inyoni ukayigaburira neza ntabwo yavamo inkoko niyo wayigaburira ibimeze biti izahora ari inyoni kuko ntabwo yavamo inkoko niryo geno rya watera indi ntambwe ukavuga ngo niyo waboroye za nkoko za gakondo izi biti inshenzi cyangwa se kagana uyigaburiye neza yaba dendo ntabwo yavamo dendo cyangwa ngo ivemo n'aya nkoko ishobora kugera ku biro 2 bivuga ngo umworozi nanone muri ibyo byo kugabura tumugira inama ko agomba gushaka ubwoko bwiza bw'itungo kugira ngo nabugaburira koko buzakure vuba umusaruro yifuza ikindi ntabwo ari itungo no kugabura gusa agenderaho ugomba kuba ufite itungo ryiza wizeye icyororo uzi neza amaraso yaryo ukaba uzi ibiryo byiza urigaburira ariko icya gatatu ugomba no kuba uryitaho riba heza rivurwa rikingirwa rigirirwa isuku ibyo iyo ubihuje na ya ndyo nziza nibwo ushobora kubona umusaruro twifuza abantu rero bakunze kukibeshyaho icyo kintu ubwa mbere yaba yateye intambwe nziza akabona itungo ryiza akarigaburira bya bindi bivangavanze atazi iyo byavuye ubwo riragwingira yaba yarabonye amasomo meza muri vafu ko iyo ubonye ingurube nziza ukayigabura neza iguha umusaruro akiyibagiza ya ngingo ya gatatu ikubwira ngo yiyiteho ese iravurwa irakingirwa ibayeho neza isuku yayigenda neza kuko ushobora kuyigaburira ikarwara inzoka ibyo uyigaburiye byose akaba arizo zibyirira ibyo bintu rero iyo umuntu aje hari iwacu turabimuganiriza tukongeraho ikindi kintu kimwe cyo kubika amakuru ya buri gihe ese amatungo yawe uzi neza ko iyo uyagaburiye yiyongera
kuko ibiryo by'amatungo birahenze udahuje ayo makuru ngo umenye neza ko ibyo ugabura bizigirira akamaro byaba ari nko gushyira mu mwobo. Turashima rero abenshi baza bagakurikirana amahugurwa iwacu cyane ko Iva ari kugenda dusangiza n'amashusho meza. Ndashima cyane uyu mworozi, uyu ni umuntu witwa Miss Jeannette, muramuzi w'Inyanza. Miss Jeannette. Uyu mu Miss ni umwana w'umukobwa witabiriye irushanwa rya Miss afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ntabwo afite icyo kibazo cyane. Ariko wakwereka ahantu ageze mu bworozi, yari afite inyota yo korora ingurube, afite intego yo kuzorora nyinshi akoroza n'abandi. Ubageza ahantu heza. Ariko inshingano zo kuzamusura ikiruta ibindi byose ni uko yafashe umwanya akaza kwiga. Ikindi nshima cyane, ntabwo yaje wenyine ngo iyo nyota afite aze yige, n'umuryango we yabanje bikundisha umuryango we. Uriya ni umubyeyi, uyu ni musaza we, babirimo neza. Yego. Bivuga ngo iyi mishinga dukora birasaba ko ibihuriweho. Iriya foto ifite ikivuze cyane, n'umusura uzabona ibyiza bye. Ngiye musuye inshuro nyinshi. Yego. Yagize inyota kandi arabikora cyane, nko kugabura. Yari afite ikibazo cyo kugabura, yumva ko ubwo yegera ibigo by'amashuri, aho batuye mu bigo by'amashuri rwose, za Materdei, za Crestorwa, batuye harya iruhande rwabo. We yumvaga ko umushinga w'ibyo agiye gukora azajya ahora kuri biriya bigo by'amashuri agenda basaba. Ariko ubu nyuma y'amasomo meza yabonye, azi neza ko ingurube irya ibiryo byavuye mu ruganda, byakozwe neza, akazigaburira, ubundi agashyira ku isoko. Amaze kwiteza imbere cyane. Ni urugero rwiza rero. Dukomeje rero kuri icyo cyo kugabura, impamvu tutabyihererana ngo tubivuge gutyo, nk'uriya Muhorandi. Uriya Muhorandi yitwa Michel, yaje twarabisabye muri icyo kigo cy'Abahorandi gifite izo mpuguke ko twifuza umuntu uza kuduhitura kugira ngo tumenye neza icyo twakora kugira ngo tugaburire amatungo yacu. Mugombera kubisabira official cyane ko dufite ikibazo cy'umwihariko bitandukanye na biriya bihugu byabo biteye imbere, kuko twebwe ibiryo ku isoko birahenze. Ibiryo ku isoko ni bikeya kubera ko ibyo amatungo yacu arya, ingurube, ni nabyo abantu barya. Ibyo bigori twifuza, izo ngano twifuza, ibikomoka ku muceri twifuza, n'abantu nibyo bakeneye. Bituma rero ibyo biryo bihenda kandi bikaba na bikeya. Ubwo rero mu byo twaganiriye yagiye atwungura inama y'uburyo twagabura ibiryo bike, ariko cyane tugashaka n'amakuru ajyanye na kiriya kirungo nka BTN ihora yamamaza, kiriya cya Intracoffeed. Yego. Biriya ni ibiryo biba byarateguwe mu nganda z'i Burayi, bifite intungamubiri ziri hejuru, biteguye neza ku buryo ufashe duke ukatuvanga na bike tubona byacu hano, bitubona umusaruro. Ikiro ni ikintu cyiza cyane, turashima. Kimwe bavugaga ko iyo abantu bahuje amakuru, tukamenya neza nk'ibi byunganira, katubyite inyunganiramirire. Ni inyunganiramirire, mu zindi ndimi ni ukuvuga ngo ni supplement. Ni ukuvuga ngo ugira amatungo akura vuba, ukagurisha vuba, ukabona umusaruro, kuko nicyo tugamije. Ubwo rero turashima. Nigeze kungisha inama. Yego. Ni umunyamakuru umwe dukorana hano, hari umuntu wamwikundiye amuha ibiraro by'ingurube, ariko ambwira ati ngiye gutangira ku ngurube 5. Ndamubwira se muvandimwe, ingurube 5 ugira ngo uzabasha kuzimanaginga aribwo ugitangira? Yabwira atangira ku ngurube 2. Izo ngurube nuba ufite icyororo cyiza, icyo gihe namwohereje iwawe. Yego. Nuba ufite icyororo cyiza, uzahita ugira ingurube hafi 37 ku nshuro ya mbere z'ibyaye. Nuzigira ari 5 urumva uzabasha kuzimanaginga. Ni umushinga wose umuntu arawiga, kuko wa mugani, urwo rugero ni rwiza. Natwe abadusura hari uza avuga ati ndifuza gutangira ufite amafaranga menshi pe, yumva ko agiye gutangira nka Shirimu, akatangira kuri level uriho. Yego. Nyamara ntabwo yigeze yiga management yayo. Icyo kintu uvuze ni cyiza. Amafaranga ntabwo yorora, amafaranga agufasha korora ariko yo ntiyorora. Kuko kugira ngo n'imishinga iyo ari yo yose,
amafaranga uyafite hari ibindi biyasasira kugira ngo agere ku ntego zawe. Cya mbere ni ubumenyi, cya kabiri ni umwanya, icya gatatu ni uburyo wowe ubikunze. Ufite amafaranga ukumva ko ugiye kuyashora mu bintu udakunze nta kivamo. Ufite amafaranga ibyo ugiye gukora ntubihe umwanya nta kigenda. Ufite amafaranga ibyo ugiye gukora ntubikunda ntacyo wageraho. Abo rero tujya tubagira akaza avuga ati nzahera ku ngurube 10, 20 ko numvishe ko zororoka vuba ndashaka gukira vuba. Yaza twamuganiriza ugasanga ahereye kuri 5 nibura. Ubwo ni ufite ubumenyi, ni ufite ubushobozi. Ikindi ni uko tunabashishikariza ko gushaka icyororo cyiza nk'uko nigeze kubivuga ni byiza, kuzigaburira neza ni byiza, kuzitaho ni byiza, ariko bari abakozi bagukorera mu ifamu yawe bakeneye amahugurwa, kuko ingurube tworoye ntabwo ari yindi zivuruguta mu masogororo. Uwo mukozi agomba kuba afite ubumenyi bw'ibanze bwo kumenya isuku zigirirwa, uburyo zigaburirwa, uburyo zitabwaho, uburyo zikurikiranwa. Naratangaye ubwo nabonaga amasaha yo kugabura ageze z'ubwazo zikihamagara zikabimenye. Buri iyi saha yo kugabura igeze nazo nubwo ziri mu ifamu hari imwe wagira ngo iba yambaye isaha igomba kwibutsa ko isaha igeze. Hari igomba kubwira izindi ko igihe cyo kurya kigeze kandi koko byatangiye kuza. Nuko tutumva amajwi yazo zifite uko zibivugana. Ukumva ibwiye iriya zose zikabimenya, zigahagarara zigashaka ibiryo, zamara kubibona zigatuza. Wabonye ko iyo hageze tutarazigaburira mu masaha yo kuruhuka ntiwanamenya ko dufitemo n'ingurube n'imwe. Ibyo bintu rero byose nibyo umuntu ahuza hakava muri ya mushinga. Ariko ikintu twahereyeho nuko kugabura ni ingingo ikomeye mu bworozi kandi y'ingirakamaro abantu bose babwirizwa kumenya. BTN alo? Nyiriwe neza. Urinde uherereye he? Urinde uherereye he? Uherereye Rwamagana. Wakurikiranye ikiganiro? Uyu muntu uko numva ntabwo yakurikiye arahamagaye gusa. Yarahamagaye gusa ariko reka tubabwire ngo turi mu kiganiro cya Zahabu ya Twese. Ni ikiganiro turimo kuganira ngo ese ni gute umworozi w'ingurube yagabura ngo umusaruro we wiyongere. Turi kumwe rero n'umutumirwa wacu. Umutumirwa ni Ishimwe Jean Claude, akaba ari managing director wa VAF ni agribusiness farm. So rero reka nkwibwirire yuko ari hano kugira ngo dusobanurire Vision Agribusiness Farm by'umwihariko, ariko arimo kudusobanurira uburyo bwo kugabura. Ibyinshi twarabyiganiriye, twaranamusuye ku ifamu, mwabonye ko afite ubworozi bwiza. Yaragikomeje rero atubwira uburyo ki n'ingurube nazo ubwazo mu gihe umworozi agomba kumenya ngo nzagabura iki bizagenda gute. Icyo mu byo twavuzeho ndakomeza kugarukaho nuko ingurube zikeneye indyo yuzuye. Iyo tuvuze indyo yuzuye nyine nibyo byubaka umubiri. Ku ngurube wenda tubibona kuri soya, izo ndagara twavugaga, buhaje n'inyunganiramirire nk'uko twavugaga Intracofeed, ariko hari n'ibyitwaye mu BM, ni ukuvuga ngo ni inyama n'amagufa baba barase bakongeramo indi myunyungugu, nabyo usanga bifite intungamubiri ziri hejuru. Ndetse mwumvishe na ziriya nigwa habiri benshi babyita amasazi, ari amagi yazo akungahaye cyane ku byubaka umubiri. Yes, ku buryo wenda byakunganira ya soya tutabona, kuko soya yose inyinshi ntituyeza iva hanze bigatuma ihenda. Ikindi cya gatatu navuze, amavitamine nayo araboneka hano ku isoko, cyane cyane ibyo twita premix zitandukanye aborozi bagomba kumenya. Ndetse tukavuga ko ibitera imbaraga ni ibinyampeke, nabivuzeho ni ibigori, ni ibigori, ingano ndetse n'umuceri, ndashaka kuvuga ibi bikomokaho. Ariko hari ikindi twibagirwa n'amazi. Ingurube zikeneye amazi meza. Uzajya kumva umuntu ugiye gutangira korora ingurube araje ati ngewe aho nturiye umugezi, nturiye igishanga. Mu mutwe we aba yumva ko akeneye ayo mazi izagenda ikanivurugutamo. Ingurube zikeneye amazi meza y'isuku, kuko
igihe ari amazi mabi aba arimo udukoko twazitera kurwara. Ikindi rero ni imyubakire, ibyo byose ubyujuje zikiba kwa kundi bazubakiraga mu ishyamba cyangwa mu rutoki zinyagirwa, keneye ikiraro cyiza navuga ko kiha umutekano, gisakaye kitava ariko nanone kitazanamo umuyaga ku buryo utwana twicwa n'umusonga. Ibyo bintu byose ndi kuvuga nabishyira muri urwo rwego rwo kugira ngo ingurube igire ubuzima bwiza kandi itange umusaruro. Yego. Yes, turacyari mu kiganiro cyacu, ikiganiro ni Zahabu ya Twese. Reka mbibutse ko muri kino kiganiro tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye. Rero nimba wowe ushaka kuruhuka, ugashaka kuruhuka neza, reka nkurangire ko mu karere ka Rubavu hari hoteli yitwa Emimo, ni moteri yitwa Emimo Motel. Emimo Motel rero akaba ari moteri igufitiye udushya tuba tugiye dutandukanye. Ni moteri iri hariya mu murenge wa Rugerero. Neza neza iyo ugeze ku isoko niho hahandi uviramo nimba wagiye uteze, ubundi we warangiza ukaba iyo ushaka wareba aho ADPR iri, uca ku gahanda ko kuri ADPR ukagenda nka metero rwose nk'ijana, uhita ubona agahanda kari bukujyane neza kakugeza no kuri Emimo ngo ba. Ariko icyo nakubwira ni iki, ni uko bagufitiye specialite zigiye zitandukanye. Bagufitiye icyitwa ifi nziza, bakakugirira inkoko, bakakugirira imbuto z'amoko yose bashobora kuguha. Noneho murabona kuri ubu ngubu umuntu ashobora kuvuga ati ngewe mfite wenda uburwayi runaka, bo bashobora kugutegurira ibiryo bitewe n'uko wo umubiri wawe umeze. Ako noneho akabenzi kaho shiti yanjye narakariye nirya iminwa. Turabizi neza ko hari abantu baba batazi gutegura ibiryo mu buryo runaka, ariko abangaba akabenzi kabo papa ndakagutuye. Reka rero nkubwire ngo Emimo Motel niho hantu kandi bagufite ibyumba byiza, bakakugirira mu buryo bugiye butandukanye. Ibyumba byaho iyo uryamye uba wumva ahubwo utakwifuza kongera kuvuga ngo uhave. Nuko nyine mu buzima tubamo bwa buri munsi buri wese bayumva ko ashobora kujya mu kazi cyangwa akagira gute. Rero ushobora kuhagira iwawe mu bihe bya weekend, ukumva ko nta handi hantu ushobora gusohokera cyangwa se ushobora kujya kuruhukira uretse muri Emimo Motel. Reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro n'ubundi stili turacyari ku bworozi bw'ingurube. Turimo kureba uburyo cyo umworozi ashobora kuba yagabura, akaba ubworozi bwe bukaba bwatanga umusaruro. Mu gihe umuntu yagabuye ibiryo wenda hakabamo kwibeshya, ntagabure neza. Kutagabura neza ni kwa kudakurikiza bya bindi ibitera imbaraga byongeye muri rusange. Ingaruka zimugeraho nizi. Ingaruka zo kugabura nabi ni nyinshi. Iya mbere iruta izindi ni ubugwingire. Iyo amatungo yawe uyagaburira ibiryo ntabonemo intungamubiri nyazo, amara igihe kinini mu kiraro akagwingira, ntava aho ari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ararwaragurika, kuko niba ugabura ku buryo atameze neza ararwaragurika. Icya gatatu ari nacyo gikomeye, ni ukuvuga ngo wayagaburiye yagwingiye, ikindi ararwaragurika, ariko bitera n'igihombo umworozi. Bitera igihombo umworozi kuko itungo rimara igihe kinini mu kiraro arigabura ritava aho riri. Ibyo rero bigaragara ko byanagira n'ingaruka muri rusange, kuko ni naho hava indwara z'ibyorezo. Igihe amatungo y'umuturanyi yagwingiye, igihe yarwaye indwara ndetse n'ibyorezo bikaba byaziramo, atangira kwanduriza abandi. Yanduriza abandi ku buryo navuga buri direkite cyangwa bw'ako kanya, igihe we ubwe avuye muri ayo matungo ye akaba yajya ahandi, ndetse n'igihe n'abagendamo, navuga memo n'abaganga b'amatungo, akaba yaza kumuvurira yava hano akaba yagenda akanduriza undi. Byose byaturutse muri kwa kugabura nabi. Ubwo rero njye ndumva icyo twakagombye kuganira uyu munsi twakavuze, ni uko umuntu amenya neza ibyo agabura. Ese wari uzi neza ko n'iyo wayigaburiye nabi, usibye yo ibigiraho ingaruka, bizagira ingaruka n'uko uzayirya? Ni ukuvuga ngo nubwo yagwingiye ntikure, nubwo yarwaye, ariko n'inyama zizayivaho
nazo ubwazo ntizujuje ubuziranenge ariko zishobora no kuba zatera indwara abandi. Yego. Tujya twumva abantu benshi bavuga ngo inzoka ingurube zikunda kurwara za teniya n'iki. Niba koko umuntu yaragabuye nabi ingurube ikagwingira ariko ikarwara n'izo nzoka, uzajya kurya izo nyama zidateguye neza byamugiraho ingaruka. Kandi mu by'ukuri ni ibintu byo kwirinda. Yego. Kuko imiti y'inzoka irahari, ingurube zirakingirwa, zikavurwa, zikitabwaho. Ibyo rero bituma byagira n'ingaruka ku bantu bakagombye kuzirya. Nibatangira kuzanga bazitinya, icyo gihe izizaba zeze ntizizaribwa. Nkumva rero ikintu cyo kugabura nabi, hari n'indi ngingo nibutse. Hari n'ubumenyi buke abantu bafite mu kugaburira ayo matungo, bagatangira kwivangira ibiryo, bigatuma na biriya twitaga inyongeramirire cyangwa izo vitamine dukenera, amapremix n'iki, uko yagabura nabi ikabona ibirenze ibyo yakagombye kubona. Voilà. Bizagira ingaruka ku nyama z'umuntu azajya kurya. Niyo mpamvu rero kwigisha ari byo abantu benshi tutabiharira Minagri na RAB na biriya bigo bindi bishinzwe ubugenzuzi za FDA na za RICA, bagomba gushyiraho serivisi yigisha abantu kugira ngo iyo karite y'inyama twifuza ku isoko koko ize yujuje ubwo buziranenge bifuza. Kuko umuturage we hari n'igihe adafite ayo makuru. Yego. Yumva bavuga premix akaba yagenda akajya muri farumasi akabigura, yajya kugaburira akavuga ati nshyizemo byinshi nibwo zabyibuha, kumba arimo araziroga. Ibyo bintu rero nicyo gituma twifuza ko abantu baza tugasangira amahugurwa igihe turimo hari imifuka ya iyo turimo duhugura. Njye nababwiye ko ni ukwiga dukora, ni ibintu bifatika, ni pratique. Kuko turamwereka ibiryo biri ku isoko, tumwereka uburyo bivangwa, tumwereke bya byiciro byose nakubwiye. Kuko hari n'igihe azajya no ku isoko kugira ngo ajye kumenya kubitoranya, asange wenda n'imashini ntabwo ibinoza. Tubwiye tuti dore ibiryo byiza ingurube bikeneye n'ibigomba kuba bidaheze, kuko ntabwo ugira agasenda wawe igifite igifu nk'icy'umuntu. Ariko we nagenda bakabona umufuka wanditseho ko hari ibiryo by'ingurube ashobora guterura akajyana. Tukamubwira tuti utwana dukeneye poroteyine ingana gutya. Yajyayo akasoma ku mufuka akamenya. Ikindi akamenya neza ko nabyo bigira igihe, akamenya ku mufuka kumenya ko atagomba kugura ibiryo byarengeje igihe byashaje. Ibyo bintu byose rero ni amakuru dusangira ku buryo umuntu avuye hariya, avuye mu mahugurwa hava yishimye. Niyo mpamvu twiyemeje ko buri gihe tugenda tubimenyesha abantu. Ubu twaganiye kuri ibyo byo gutera intanga, tuganira kuri ibyo kugaburira amatungo, tuzaganira ku bijyanye n'uburyo ifamu, tuganire kuri biosecurity, bwa bwirinzi nakubwiraga. Hari byinshi, hari teme nyinshi tugenda tuganira, ibyo gukingira amatungo. Ni teme nyinshi tugomba kuganira kugira ngo wa mworozi koko umuntu ubigiyemo bimugirire akamaro kandi bibe byagira aho bimugeze. Yego. Umuntu ashobora kwibaza ngo ese kugera muri Vision Agri Business Farm, uretse kuba mukorera wenda mu karere ka Gicumbi, akeneye amahugurwa ye bwite atarayangaya mwahamagariyemo abantu mu buryo rusange, bisaba iki? Urakoze cyane. Dufite uburyo butatu dutangamo amahugurwa. Ubwa mbere ni ukuza kudusura. Hari abantu baza bafite amatsiko, akaza agakora visite, tukamutembereza, tukamusobanurira akagenda. Uburyo bwa kabiri ni ubwo kuzana, tuvuge nk'abakozi bazagukorera mu ifamu, bakamara hariya igihe kigera nko ku kwezi, tumwigisha, nyuma tukazamuha n'icyemeza ko yarangije ayo mahugurwa, certificate. Ariko tugira n'amahugurwa ba nyirayo baza koko bakicara nka kuri ubona hariya barimo biga, noneho tukagira kimwe tuganiraho ku ngingo runaka. Ibyo nabyo turabikora, ndetse ubu twatangiye no gukora n'amahugurwa online ku bantu bari muri diaspora. Akaba afite umushinga hano mu Rwanda, tukamuhugura uburyo yabikoramo akajya abasha no kubikurikirana. Kubera ko hari umuntu ushobora kugira ubushake bwo kuba yakora umushinga akawusangiza abandi we adahari.
turamufasha rero tukamwigisha uburyo ashobora no kuwukurikirana igihe ari kure. Ibyo rero ni ibintu dukora, tugira abantu benshi badusura, urabona nka bariya ni ingabo z'igihugu, bariya ni abanyeshuri biga mu ishuri rya Nyakinama, ni ibihugu baturuka mu bihugu bitandukanye, hari abari baje barengaga ibihugu 16 bakaza, yaba aturutse mu gihugu cy'iwabo yagera hano agasanga uburyo tworoheyemo ni uburyo we atarazi, benshi bakahavana ahubwo ibitekerezo bivuga bati natwe nitugera iwacu tuzabikora. Hanyuma kuri ubu ngubu umworozi arasabwa iki? Umworozi arasabwa ibintu bitatu. Icya mbere ni ukugira amatungo meza, kumva ko guharanira intego yo kuvuga uti ndashaka icyororo cyiza gitanga umusaruro. Kuko icyo gihe iyo ufite icyororo cyiza uba uzi neza ko nukigabura uzagera kuri ya ntego ushaka. Icya kabiri ni ukugabura ibiryo byiza byuzuye. Ibiryo byiza byuzuye ni bya bindi bifite za ntungamubiri twavuze, ariko n'ibyiciro, niba ugiye kugaburira utwana, izihaka, izonsa, ukaba uzi ko ibyo byiciro uzajya kubishaka ku isoko. Icya gatatu ni ugukurikirana ariya matungo. Kuyakurikirana harimo ibintu byinshi, harimo icyo kintu cy'ubwirinzi, biosecurity. Biosecurity irimo ibintu byinshi, isuku n'ibiki byose, ariko harimo kubibonera umwanya, kuba uhari, utari umuntu bisiganye ngo nabisigiye abakozi. Ariko nanone ukibuka ko zikeneye nyine, buriya korora ugomba kuba ufite n'ubushobozi kugira ngo uko kuzihahire, kuko utazihahiye ntacyo waba ugeraho. Ibyo rero nibyo bizatuma nawe ushyira ku isoko koko ibyakugirira akamaro. Umuntu rero noneho ushobora kuba yakenera ko mukorana mu buryo bwa hafi, yabasura se ababona ati? Twororeye hariya mu karere ka Gicumbi, mu murenge wa Kageyo, ni ku muhanda. Hamaze no gufata izina ivuze uti waba uri muri kwaseri uti munkuremo ku ngurube, barabizi bafiri ku muhanda. Ariko n'abantu baraduhamagara, ampamagaye ngewe ubwanjye nka nyir'umushinga kuri 0782 0782 59 04 16 ihoraho rwose, nta n'umwe dusubiza inyuma. Ariko ashobora no guhamagara uriya manajya bakomeje bareba mu mafoto witwa Alexis, ni 0783 98 621. nawe nzi ko telefone yihoraho kandi abantu bose abaha ubusobanuro buhagije. Rero reka mbabwire mwe mwari mudukurikiye inshuti za BTN TV, kwibutsa yuko buriya studio ya mbere mu Rwanda ishobora kuguha serivisi nziza ikagukorera cadre nziza nta yindi ni 9 Image Studios. 9 Image Studios ni studio igukorera amadocumentary yose waba wifuza, short video, portrait, igukorera kandi ibijyanye no gukora video ushobora kuba yagaragaza wenda cyitwa highlight. Ariko noneho by'umwihariko nk'uko icyabari ikigo gikomeye, tuba dushobora gukurikirana umunsi ku munsi ibikorwa byawe, tukamenya ngo ese uyu munsi ngiye kugabura biragenda gute, ejo nzakora iki ngiki, ejo nzatera intanga, ejo nzafata intanga. Ibyo byose rero dufitanye uburyo bwa MOU. Kiriya kigo cya 9 Image Studios kuri ubu ngubu cyaje nk'igisubizo cy'abanyarwanda mu bijyanye no kubaha imbaraga z'ishusho, kandi murabizi neza yuko iterambere ryabo ari mwebwe barikesha. Ikiganiro rero Zahabu ya Twese cy'uno munsi tugiye kugicumbikira aha. Nagira ngo wo mu magambo make Shirimumu, nimba hari ikintu wumva waba usigaje abanyarwanda utababwiye, wakibabwira mu masegonde make cyane. Murakoze cyane. Ikintu nge navuga kandi navuga mpagaze ku maguru abiri niko abanyarwanda babivuga, nuko ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bwiza bushobora guteza umuntu imbere mu gihe gito. Icyo ni kimwe. Ni ubworozi budafata umuntu umwanya munini ngo arabana nazo igihe kinini kuko zirya kabiri ku munsi. Ni ubworozi butagusaba umwanya munini ngo uragusaba ubutaka budasanzwe n'ahantu hato hashoboka wahororera. Ariko ni ubworozi bwizewe kuko leta y'u Rwanda yaduhaye ubwishingizi ku matungo cyane cyane y'ingurube. Ni ukuvuga ngo utekana mworozi urishingiwe, icyo kirahari. Ikindi cya kabiri ni uko nibura leta, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yadufashije n'impungenge twari dufite zo kubona ibyororo.
ubu gutera intanga mu gihugu hose uhamagaye muri VAF aho waba uri mu gihugu hose intanga z'ingurube zikugeraho mu gihe gito kitarengeje iminota 30. Yego. Ubu rero ndahamagarira abantu bose cyane cyane urubyiruko n'umuntu ushaka kwiteza imbere. Hari wigeze kumbaza ndamubwira nti korora ingurube ni nko kugira banke mu rugo. Kuko uragenda ukikorera ibyo ukora wakwihina inyuma mu gikaro ukagurisha ugahita ubona amafaranga. Yego, reka ngushimire rero kandi nshimira n'abanyarwanda mwese mwari mudukurikiye. Mbabwira yuko iki kiganiro nimba wacikanwe tujya kuri Farmers TV2 kandi mbabwira yuko vuba cyane turabazanira icyitwa Farmers Voice, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi, aho muzajya mukurikirana mwebwe bimwe mwajyaga mumpamagara ngo tubirangire muri VAF. Oya, kuri Farmers Voice muzajya musangaho profile ya VAF, musangaho nimero, mumere nkaho muhaganirira. So ibyo rero ni urubuga tugiye kubazanira vuba cyane kandi mpamya neza ko abahinzi n'aborozi turashaka kubagaragariza ko burya guhinga no korora bishobora guteza imbere kuguteza imbere binyuze mu buryo bwose bugiye butandukanye, yaba mu buryo bw'ikoranabuhanga yewe n'abari babikora mu buryo bwa pratique nk'aba ngaba bashimwe. Reka rero mbashimire cyane, ugere kuri Farmers TV2 ukore subscribe, usharinga abandi iki kiganiro bose babashe kwiga mu buryo ki bwo kugabura amatungo yabo. Shirimo munda gushimiye cyane. Naye ndabashimiye cyane. Reka nshimire kandi Ivera dukunda kuhanga bw'ibyuma, nshimira cyane equipe technique ya BTN TV. Mbabwira ngo nari Imana na Jean Paul. Tubane mu bindi biganiro byacu by'ubutaha ndetse tunahurire kuri channel ya YouTube Farmers TV2. Bye bye, ciao ciao. Imana ikomeze kuba ishanihirwe mu byo mukora byose. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka, ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero, umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'abatsi